nabonye uri kurira nyine. So nk'umugore akavuga ngo wazashatse isutiye ngo iryo bere ukajya urizirika. Hari umuntu yakomansa avuga ngo amabere yawe ameze nk'intumbi iz'uruhinja. Ahita ambwira ngo nzagutuka kugeza uvuye kuri TikTok. Ntabwo bigira igihe se ko batari ku bundi wa mugani ko abandi bajya kuyabahagisha igihe wagenda nanjye nkayabagisha. Jewe ntago nanga igice cyanjye cyo hejuru. So kuyabagisha ntabwo byakunda. Ariko hari n'abagabo bikunda n'amabere manini. Hari n'abakunda amatoya. So ntabwo mfite umwanya wo kwisobanura ko ndi umuntu mwiza cyangwa ndi indaya cyangwa ndi iki. Njyewe ikintu nabonye kuri ino si nuko abantu babi bazahoraho n'abantu beza. Yego. Abantu banyanga muzakomeza isharira ibice n'akazi kanyu ndacyakora. Imana inize umwuka nkora. Period. Gire kubera iki utagira best? Abahungu nanga mugira aba best friend shatra bazi. Nta nubwo na datinga umuhungu ufite ngo best. Hari abantu bajya bavuga ngo ibihugu by'abarabunga umukobwa wagiyeyo ngo abari indaya. Abantu benshi bava muri Omani bavuga ngo kuba bafata ku ngufu hari domestic violence. Ariko ntago ari byo. Hari abagenda akazi kakabananira. Niyo mpamvu babeshya ngo babafashe ku ngufu kugira ngo igihugu kibafashe. Ariko binamutse binabayeho abari accident nk'izindi. Iyo ushaka service yari yo yose wambara ikanzu. Iyo bagufatanye n'umugabo utari wawe barakwica. Ntabwo byemewe no gusambana bityo ntabwo byemewe ngo boyfriend bla bla bla. Iyo wakunze umukobwa urabivuga ku myaka guhera 18 wemerewe gushaka. N'urugero ngukunze ni haramu ngaho. Yes, nizere kumeze neza cyane aho uri hatandukanye waba uri mu Rwanda cyangwa se uri hanze y'u Rwanda by'umwihariko amajyaruguru amajyepfo burasirazuba burengerazuba umujyi wa Kigali ngaha tuvugira cyangwa se muturebera ndetse n'abari mu ntara ya gatanu ya diaspora. Ubwo ndavuga abantu bari hanze y'u Rwanda niba warakoze subscribe ni by'agaciro cyane n'umusanzu ukomeye kandi abashimira cyane by'umwihariko abareba ibiganiro byanjye umunsi ku munsi. Ndakwibutsa ko niba ushaka kuba umuprofessional mu gukina filme, kuzitunganya, kuzandika, gukora sound, lighting n'ibiki byose, Igicumbi Cinema Center bashaka kugufasha. Ni hano ku Muhima imbere ya House Tigo ku imbere ya station Merezo. Itubona ibyapa byanditseho Igicumbi Cinema Center bashaka kuhita bagufasha cyane ubundi bikagenda neza cyane. Ubusanzwe nzana abantu batandukanye kugira ngo twiganirire reka mbyite ngo tuyage umugani w'abarundi ndabasuje cyane abo muri hatandukanye kugira ngo twiganire n'ubuzima busanzwe bwa buri munsi. Ariko nanone nkazana abantu bamenyekanye cyangwa se bamenyekana mu bintu bitandukanye. Uyu muntu mumuzi kuri TikTok cyangwa se mumuzi ku nkoranyambaga, abenshi baranamukunda, mbona comments, hari abamutuka, hari ababa bafite ibitekerezo bitandukanye nyine bitewe nuko buri wese bafite ukuntu bitekereza. Ariko nanone yinjiye mu isi nshya reka mbyite gutyo. Uyu munsi ni actress yagiye mu byo gukina filme. Ngiye nitwa Leandro niyo mugabo ngiye kubana na Yvette Keshia. Nizere kumeze neza cyane. Yego meze fresh. Ndashima Imana wowe. Neza. Za vibe njya mbona kuri TikTok ko mbona wagira ngo nyine aba content creator bagira vibes zitandukanye. Ariko nishimiye kubana nawe. Merci beaucoup. Nanjye nishimiye kubana nawe cyane ko buriya abantu hari uburyo bahura bagahura mu buryo nyiri butunguranye. Ndabyuka uburyo twahuye duhuza vibe bita fresh. Bidatupanga n'ikiganiro biraba. Nishimiye nanjye uyu munsi ko ngiye kuganira nawe. Umeze neza? Yego meze neza. Reka mbanze mpere kwanza kuri TikTok kwa ni ahantu abantu benshi bakuzi. Bana buriya baravuga ati natamubaza ku ibya TikTok ntabwo tubyemera. TikTok wagiye uryari? TikTok ya mbere nari mfite nari nareveho 2021 ko nari mfite akazi kangira bize nyivaho ariko nayisubiyeho uyu mwaka mu kwa mbere. Yego. Ubwo nayisubiyeho ko yanashakaga gufungura YouTube channel navuga I can start kuri TikTok natangira nkuritinga ama video yanjye ko ama video yanjye menshi mba nayanditse. Yego. So video ya mbere ndayikora nyikora mu Cyongereza nta kintu yigeze imara. So iya kabiri ndayikora nyikora mu Kinyarwanda. Yego. Niyo yatumye nabyutse nsanga mfite aba followers 6,000.
ku munsi umwe nayishizeho mfite aba followers 200 nishizeho mbyuka mfite aba followers 6,000 nari nayishizeho nka saa 10 z'amanywa nongera kurebaho nk'ejo saa 8 mvuye mu kazi nuko nguko nyine nahise mvuga ama content yanjye zanyakora mu kinyarwanda bivuze ngo umunsi umwe wese ugaininga aba followers 5,000 iyo video yabaye viral yarakunzwe cyane cyakora abasitari benshi barayipostinga kuri Twitter nyine ntago mbizi ukuntu yabaye gutyo ariko nanjye naratunguwe mbona abantu baranuka ntago nari mbimenyereye mbona abandi baravuga uramutukira iki ndavuga no se ndakomeza ndabireka ariko nyine nitashiramo imbaraga niwo mwanya nari mbonye we kwereka abanyarwanda ibintu byanjye ukuntu nabikoramo iyo nakoze yikurikiye yahise ibona views nk'ibihumbi 6 mu masaha nk'8 gutyo mbona n'abantu batangiye kugenda basubiramo voice zanjye I was like uyu ni bamuhamagara aho guse buriya mise nibaza buriya nk'abantu mamubana ntabwo bibabangamira kubona buri kanya wifata video nyine bakabona uri bize nyine ntabwo bishobora kuba byatuma udakora indi mirimo njyewe ukuntu meze ngira umwanya wo gukwetinga ama video yanjye nkagira n'umwanya wo gukora indi mirimo isanzwe so akenshi ko ama content yanjye menshi mba nayanditse ntago nshobora gufata hari abantu ngo mbatungure mbabwire ngo muceceke ngo nkore nabo barabisi ko mbikunda iyo ari umwanya wanjye hari n'abankamera sister wanjye twin sister arankamera akambwira urabyishe subiramo kubera turabana akambwira hanga urabyishe tusubiramo tukayibitinga nyine so nta muntu bibangamira mwese TikTok nanone kwijyaho urabona nka YouTube izi mbuga nkoranyambaga zose by the way abantu batabizi zirinjiza ushobora gukora content kuri TikTok Instagram nahe hose ukishyurwa na Facebook irishyura nuko abantu benshi ntabwo babizi abantu benshi babijyaho nyine nka hobby ariko nyine ntabwo bazi ko nyine bishobora kukwishyura nyine bikaba ari nk'akazi ka buri munsi kuko hari abantu batunzwe na TikTok yonyine nko muri Nigeria hari abantu batunzwe na TikTok ihindura ubuzima bw'abantu benshi muri Nigeria Kabila abantu benshi baramuzi yabaye umuntu wa mbere winjije amafaranga menshi kuri TikTok so bivuze ngo nawe ushaka hari abantu babibona nk'ubusazi nta bantu bajya banga ariko nibura ntiwasaze akenshi TikTok ni urubuga ruhurira abantu benshi so nje amavideo yanjye nshyiramo amakomedi makeya buri muntu wese uje akavuga nje kwishima kuri TikTok cyangwa hari n'abakora fashion akavuga ndashaka kureba fashion akareba undi muntu creating fashion videos ariko nje nshyiramo amakomedi dusekeje muri video zanjye akenshi haba harimo utuntu dusekeje so biterwa n'ama content yawe ariko twebwe mu Rwanda ntabwo turatangira guhembwa ako nkiba muri Omani nari naratangiye kubona balance so ngeze hano location itihinduka amafaranga yanjye mitanyaburaho kuko ntago mu Rwanda duhembwa ntago turi eligible kuri TikTok mu Rwanda wapi ntago turatangira guhembwa impamvu shiramo imbaraga nuko mba mvuga wenda bashobora gutangira guhemba ariko mu Rwanda ntago turatangira guhembwa ko numva se nivuga ngo izo mukora zose nyine muzishyiraho utugutyo bisanzwe abanyarwanda nyine tuba tujya tubashimishe ntago duhembwa ariko babikunze bajya bakora subscribe kuri YouTube irahemba YouTube irahemba irahemba ukore subscribe kuri YouTube yanjye none uruvuze ngo wabaye muri Oman kuki wagarutse mu Rwanda se kandi muri Oman numva ngo hameze fresh muri Oman ni heza it's a peaceful country haba akazi ariko njyewe nagiye muri corona ibintu byose byarafunze ngiye amahirwe mbona y'akazi hama akazi kanjye karangiye kuko narigaga mbere niwo mwanya nari mbonye wo kugaruka gusubira ku ishuri so naga igihugu kibi nkuko babivuga je I'm so grateful ko nabonye abantu beza bafata neza n'akazi nta muntu wigeze anyima amafaranga yanjye so nagarutse kujya ndangize kwiga kaminuza uburi kwiga
ntabwo nzatangira mu kwa cyenda. Mu kwa cyenda. Hari abantu bajya bavuga ngo ngo ibihugu by'Abarabu ngo umukobwa wagiyeyo ngo aba ari indaya ngo urumva ngo bagiye kwicuruza. Iyo image abantu benshi niko babizi. Reka mbivuge gutyo, abantu benshi nyine bazi ko nyine umukobwa wese wagiye ngo mu Barabu wagiye Dubai wagiye ngo bagiye kwicuruza. Je kuntu mbyumva abantu benshi bava muri Omani bavuga ngo kuba bafata ku ngufu ngo nyine ibintu byinshi hari domestic violence ariko ntago ari byo. Hari abagenda akazi kakabananira kubera ko ntabwo natinya kuvuga ko hari abantu babanebwe. Yego. So kugira ngo baveyo bakabeshya ariko nta nubwo bivuze ko hari abadafatwa ku ngufu nka gutyo kuko no mu Rwanda hari abantu babi n'abantu beza. So no muri Omani hari abantu babi n'abantu beza ariko iyo uzi ikintu cyakujyanye ushobora gukora amafaranga ukayabona. Nanone iyo ujyanye ubutesi nyine so rero iyo wasinye contract kugira ngo utahe biragorana. So niyo mpamvu babeshya ngo babafashe ku ngufu kugira ngo igihugu kibafashe batahe. None se ko harabavuga ko ngo hari abo bahereza ngo imbwa zikabarongora ngo hari abo bakoresha nyine domestic violence nk'uko bivuze. Ntago ari byo ntago ari byo ariko binamutse binabayeho aba ari accident nk'izindi kuko no mu Rwanda hari ababosi bafata abantu nabi. Ntago ari Omani yose. Omani hari abantu basenga abayisilamu basenga bya nyabyo bubaha Imana. So nago abantu bose ari abagome. Ahubwo se ubwo kuba muri community y'Abasilamu nk'ahariya mu bihugu by'Abasilamu biba byoroshye kuba wabamo uri umukristo cyangwa se nabyo hari abantu bigora bagahitamo kureka akazi. Ariko iyo ushaka akazi twambara imyenda isa. Muri Omani twambara amakanzu y'umukara. Yego. Abagabo bakambara amakanzu y'umweru. Ngo bose igihugu cyose. Yes. Iyo ushaka serivisi yariyo yose wambara ikanzu. Sure. Yes. Ngo ntabwo wagenda wambaye nyine bisanzwe. Cyangwa ikanzu zifite pasura ntabwo byemewe. Iyo bagufatanye n'umugabo utari wawe barakwica. So abantu benshi ubuzima burabananira nyine kubera izo condition bakahita bita. Nuvuga ngo ubu nonaha wenda badufatanye njye nawe utari umugore wanjye. Bakaramuka badufashe twenyine. Wenda ari nk'ibyago wagize polisi ikagufata. Ariko ukuntu bimeze Omani nimba hari restaurant hari aho abagore bicara n'abakobwa bicara. Bafite nk'imigenzo ya Kisilamu. So numva nyine urumva iyo babafashe muri babiri mutanga ubusobanuro. Iyo muramutse muba mu gihugu barabafunga imyaka 18. None se tuvuge wenda njyewe ndi umunyamahanga sibyo nkajya muri Omani sibyo ariko ntari umusilamu nabwo tunitegeko ko nambara ya myenda. Ufite visiting visa itutaha ututaha ariko ufite working wenda permit cyangwa se uri kumwe ariko n'undi muturage atari uwo muri Omani aho ngaho nta kibazo. I think aho ngaho nta kibazo. Ikibi n'umunya Omani n'umuntu wo muri Omani you know. Bivuze ngo rero hariya ntabwo guca inyuma bibaho. Ntabwo byemewe no gusambana bityo ntabwo byemewe ngo boyfriend bla bla bla. Abana baho bahita babafunga. Bagufunga ukabyarira no muri gereza. Ntabwo boyfriend na girlfriend biba byemewe. Wapi? Iyo wakunze umukobwa urabivuga ku myaka guhera 18 wemerewe gushaka. Ku myaka 18? Yes, urabivuga bakashingira ushobora kuzuka kwa papa wawe. Cyangwa mukajya kuba iwabo w'umukobwa mukabana mu nzu n'ababyeyi. Ariko nyine kemerwa ko muri umugore n'umugabo. Kubuki. Ngo nta copine bibaho. Oya ntabwo byemewe. Kubuki. Ngo unge nawe n'urugero ngukunze. Ni haramu. Ngaho. Nimba nkunze uransaba. Dukore ubukwe byemerwe nimba nta mafaranga ufite turazi kuba iwanyu cyangwa njyewe uze kuba iwacu. Ariko ibyo ngibyo biremewe. Ababyeyi bakabatunga mukabyara twazabona amafaranga natwe tukajya mu nzu yacu ariko ibintu byo gukunda ntabwo byemewe.
none ko numva nyine wowe wari uhashoboye wari umaze no kuhametiriza waraje mu Rwanda nyine ndabyumva waje kwiga nibyo ariko nanone wenda hari abari gushaka ubuzima byari koroha ni ukubera ko buri muntu agira inzozi ziwe njyewe inzozi zanjye numva nshaka kurangiza kwiga nubwo nangiye muri korona n'amashuri nuko yari yarafunze ariko ndangije kwiga nkabonayo andi mahirwe nagenda nabonye kuri TikTok hari akavideo kawe umuntu yapostinze kuri Instagram ko kuri TikTok nyine uri kurira kuvuga nyine uburyo abantu nyine ngo bakubabaje bari kugutuka ni izihe comment wakiriye ukumva ubaye offended? njyewe ntabwo nkunda body shaming kubera niyo nkunda guhura nayo cyane ariko I'm so proud of myself kubera ko hari abandi bagore bameze nkanjye cyangwa bavuga Keshia turagukunda uradukomeza nimba ufite igice cyawe cyo ku mubiri umuntu atagikunda ntabwo ari ngombwa aze ngo akubwire ngo ntabwo nkunda ngo ufite izuru rinini ngo ntabwo mbikunda cyangwa akavuga ngo like njyewe bavuga nk'amabere nta nubwo TikTok nyine habaho abantu beza n'abantu babi yego kandi nk'uko nabikubwiye mu Rwanda ntabwo duhembwa so ushobora gucika intege kubera iyo body shaming by that time nari mbirambiwe nabonye uri kurira nyumva babaye so tired like hari n'abansanga inbox bakakubwira nabi sure njye ntabwo njya nsoma DM za TikTok yes so nk'umugore akavuga ngo wazashatse isutiye ngo iryo bere ukajya urizirika ari umugore njye nkibaza nzajya njya kugura nk'isutiye nze nkubwire uncagurire like undebere kubera icyo ushaka ko ngushimisha cyane like I cannot make everyone happy sure so rero body shaming ntabwo ari nziza ariko ubu ngubu I'm very strong ko ari byo nahisemo famiye yanjye iramfasha urumva abantu bagira ibitekerezo bitandukanye ntabwo uko umeze uko nguko wowe uri kureba kino kiganiro ntabwo ari komeze ni nk'uko hari n'undi nawe umeze nyine bitandukanye n'uko nawe umeze so bivuze ngo rero iyo ugiye kuba wanyega umuntu ngo nuko wenda ameze uko ameze ugiye reka mbyite nko kugaya Imana kuko Imana niba yaramuremye ntabwo nibaza impamvu rero ushobora kujya muri DM cyangwa se ugakomentinga comment ibabaza umuntu kandi nawe bagiye gushungura ntibakuramo inkumbi niko bajya bavuga abanyarwanda so izo comment icyo gihe ufata video uri kurira uwo mukobwa yaragapostinze kuri Instagram ndareplyinga nabandi ntabwo numva impamvu umuntu ashobora kubabazwa na comment umuntu nyine yamuteyeho mbi cyane ko iyo comment mu by'ukuri nta kiri buhindure numutuka ntabwo abere abaraba amatoya numutuka ntabwo uri mugura isuti ntabwo icyo gituti cyaba kigiye gura isuti numutuka nta kintu na kimwe biri buhindureho apari yo kumukomeretsa gusa ariko nabonye wari wabaye cyane hari umuntu yakomansa avuga ngo amabere yawe ameze nk'intumbi z'uruhinja ko njye nta muntu njya mbwira nabi ngo amabere ameze nk'intumbi z'uruhinja najye inbox for my first time sinjya mvuga nabi cyangwa njye muri inbox y'umuntu ndamubwira ko iki wambwiye nabi do you know me like ko iki wambwiye nabi wowe intumbi z'uruhinja njye nta nubwo ndazibona ahita ambwira ngo nzagutuka kugeza uvuye kuri TikTok sure iyo comment nayishizeho mu mavideo yanjye so hari abantu babikora kubera ubugome so nimba ugiye muri social media je I'm very sensitive ariko nimba ugiye muri social media ukavuga ati ni umwanzuro mfashe uzahura n'ibintu byinshi cyane ariko body shaming iyo it's too much kubera niko Imana yakuremye you cannot change anything ariko nyine njye I wish ko uzaba proud of yourself nta muntu azaza ngo akubwire ikintu bitevuga ngo nibyo koko
kubera ko there's a time nagiye muri mirror nangira kwibona ndi mubi kandi ndi wa mukobwa ugira confidence ibintu byanjye byose njya kubera za commentaire nangira kumva hari ikintu ugomba guhindura but now I can't. I'm just perfect. I'm strong. Urumva rero nyine body shaming ntago ari nziza. Ntabwo bigira igihe se ko batari ku bundi wa mugani ko abandi bajya kuyabahagisha ngiye wagenda nanjye nkayabahagisha. Ntabwo bigeze ibyo bitekerezo ugeze bigira. Njyewe ntago nanga igice cyane cyo hejuru ariko kuyabagisha nabyo mba numva ntabishaka like ko umuntu akomeza kubwira ukuntu ari bibi nibwo utangira gutekereza usiko koko kari bibi uri impamvu bamukunda nuko afite matoya but cyewe nago nanga amabere yanjye nago yanga so kuyabagisha ntabwo byakunda ariko hari n'abagabo bikunda n'amabere manini hari n'abakunda matoya irga ntabwo waneza u Rwanda ushobora kufite matoya ngo ni matoya wagira manini ngo ni manini abundi abantu muri bamutanyirwa nura mukobwa zucuwa muri Tanzania abantu benshi bajya bamutuka ngo na amabere agira bakamutuka je nago nzi ikintu abantu ikintu bashaka afite nyine ikintu gishimisha abantu so njyewe nzakomeza mbe njyewe utabikunda nakazi kiwe ni nako bimeze hari ubuzima uyu munsi abantu barimo bwa social media usanga nyine wa mugani nko umuntu akaza agahita kugira nabi noneho kuba bwa buzima bwa social media no kuba no kubaho ubuzima bwite bwawe noneho ubihuza uti kuko hari Yvette wo mu rugo utari kuri social media hari na Yvette none uri kuri social media abantu bose babona bafite ijambo afite uburenganzira bwo commentinga ubihuza gute so Yvette wo kuri TikTok reka mvuge TikTok cyangwa social media it's a brand Yvette Keshia ni brand so nshaka kumwambika ibintu nshaka nshobora kumukinisha filime nshaka nshobora kumuvugisha amagambo ashaka ariko Yvette wo mu rugo niwe wanyawe like ashobora kubyuka agaterura abana agasasa uburiri bwiwe yaba barakarira akubonye kuda kurira yakishima agaseka nanyire emotionel cyane nikomeze ariko Yvette Keshia we nuwo nyine social media akazi nyine ubwo ubiriho nk'akazi mbiriho nk'akazi nta munsi wabyutse mu rugo bakaba atariko ibintu habiretse ko bari kugutuka jewe nta muntu yigeze ambwira ngo mbireke ahubwo barambwiye nzajye mutinga comment kuzifunga ariko kubera hari abantu bankunda ntabwo babigenderamo yego ariko nta muntu yigeze ambwira ngo mbireke kubera ndabikunda cyane nabonye aka video wagize gutya uburamfatiranye uburancabiranyije ubufashe video genda mba mu kazano hose abankubise video nagiye gukora mbona DM yanjye iruzuye ati dore ati ese ko ngiye bya TikTok nyijyaho mu by'ukuri ntazi ngo bimeze bite nasanze ahubwo byabaye virus abantu bakoze sound yanjye ya video turi kumwe barikunze bungu bimaze kugira abantu bayisubiyemo ni nka 400 abantu 400 yarakunzwe cyane cyakora hari n'akandi ka video wapostinze kabaye viral uvuga ngo mu rukundo ngo ntabwo ukeneye inama ngo umugeni wangu bakunze umuntu ngo ntabwo ukeneye inama nanjye iriya sound nayikoze ndi guseka nayikoze nayanditse nseka nayikoze ndi no guseka nyine hari sound nkora nkumva koko kisekeje nanjye kanze nayanditse nseka nyikora nseka like navuze ngo hari igihe biba ngombwa ko inshuti zanjye zitangira inama urugero nk'iyo nakunze umuhungu muremure mpanamvayo yarakunzwe cyane
ako nuze nyinshi nkora nitonze nkazishira no mu kinyarwanda zirakundwa. Ariko buriya hari ikintu njya nibaza, buriya wakoresha TikTok ugira isoni? Njye ndayikoresha kandi ngira isoni. Wagira isoni zaheze wibeshya abantu. Ndi umupfasoni ngira isoni. Nagize amahirwe yo kurunguruka, nakoze gose no kurunguruka. Sinzi ukuntu nabibonye. Nagiye kubona mbona ufite tatuwaje. Urumva ukuntu ndunguruka? Wabonye gute? Ariko ntabwo narungurutse mu ndani. Ariko iyo tatuwaje isobanuye iki? Ni iyihe mpamvu watumye nyine ubishyira? Ko buriya ibintu abantu batazi nuko tatuwaje ni expression y'ibintu byinshi. Abantu hagiye nyine umuntu abona umuntu afite tatuwaje urumva ngo afite tatuwaje ni kirara. So wowe tatuwaje yawe isobanuye iki? Iyo tatuwaje yanjye ndababwira ikintu isobanuye ko ntabwo ndi babwira impamvu nayishizeho. So ivuga ngo I am a champion more than a conqueror. I'm a champion more than a conqueror. Yeah. Wow. Ni n'agaslogan keza. Yeah. Ko hari abantu bashobora kuba n'urugero akabona nk'umukobwa ufite tatuwaje bati mbega umukobwa atira n'ikirara. Hari n'ubona isura yakahita kujajinga. Agahita kujajinga. Yeah. Jewe ukuntu ukose wanjajinga ntabwo uri Imana. Nje I'm just fine. I'm fine. Kubera abantu banzi neza baranzi kandi bankunda uko ngukomeza. Yego. So ntabwo mfite umwanya wo kwisobanura ko ndi umuntu mwiza cyangwa ndi indaya cyangwa ndi iki. You know? Kubera kera baramfatiranaga nkagenda nkisobanura. Like I have a lot of videos nisobanura kuri TikTok. Narazibonye nazo. Abantu bakajya bambwira ntuzongere, nkavuga ati ahangaha reka nisobanure. Ahangaha reka nisobanure. Nkisobanura. Uri kutubabaza. Turagukunda we nukisobanura, abo bantu barakwanga. But now I'm better. Ntago nzongera kwisobanura. Nukuri Deandre. Ari gibuna ryara kiso ubundi baravuga ngo mu gifaransa baravuga ngo on répond les imbéciles par le silence. Ni kuvuga ngo usubiza ibicucu kubwo guceceka. Nyine iyo ucecetse buriya hari ibintu byinshi. Umunyarwanda avuze ngo ururimi rwoshywa n'urundi. Buriya iyo uvuze nanjye nkavuga urumva uko byenda kose duterana amagambo. Yvette cyangwa se Keshia iyo ari kwirebera muri miroir ko ndabiza abakobwa muri reba muri kunda cyane. Iyo uri kureba muri miroir cyangwa se kuruva ngo iki gice n'iki ngiye nkunda ku miroir nyine byose ushobora kubikunda it's okay. Ariko hari nk'ahantu ushobora abantu wenda afite intoki nziza, afite inzara nziza, afite iminwa myiza cyangwa se afite amaso meza, nyine kuri wowe ni iki gice uvuga ati wow ndagikunda? Njye nkunda amaso yanjye. Bivuze bitabibona koko. Nkunda amaso yanjye. Aya maso yanjye ni na papa. Na sister wanjye ni afite. Abantu bose bo muri famille ni bafite. Na sister yabyaye abana bafite amaso manini meza. Njye nkunda amaso yanjye. Yego. Nubwo nambara rinete nyarwaye ariko arakora. Yego. Buriya kuri hari nk'abajama bati ngiye sinadetinga umukobwa ukoresha TikTok. Undi bati ngiye ntabwo nadetinga umukobwa uri kuri social media. Nta bahungu bari batangira kudetinga batisha Keshia paka. Ntabwo DM yanjye iruzuye. Oya kandidatire ni nyinshi. Yo. But I don't believe in social media. Ko kuba uba ngo muri Amerika ngo wankunze ngo we can date. I don't believe in that. Ntabwo wemera long distance relationship. Kubera iki? Kubera ko I have tried it once. Ila failinga. So nje nizera ko umuntu nabonye. Kubera ko nkuko nje hari umuntu mbona kanjajinga. Nanjye ukuntu nshobora kukubona, ushobora kubona uri umwana mwiza uri umwana mubi, ushobora kubona uri umwana mubi uri umwana mwiza. So nje nkunda guhura n'umuntu in person. Tukaganira
kubera njye I love characters kurusha physical. Ku buryo njye ariko njye hari ibintu byo bincanga nk'abantu ubundi batari kumwe bapfa iki bitabincanga abantu batari kumwe bapfa ibintu byinshi nk'ibiki rero ubwo njye hari igihe mpita nicara nkasiga wese ntabwo uragira long distance relationship hariya narayigeze imwe se menya ntayo imwe se ebyiri se yego narayigeze nibyo njye when it comes to relationship communication ibiri number 1 cyane so iyo utangiye kugenda nabi I'm done bye ntanigendera kandi njye I don't have to shout kubera ko ngukunda ngo ukosora ibi iyo uri umugabo uba uri umugabo nta mpamvu mfite yo gusakuza so nimba utankominika nk'uko mbishaka maybe you have another one why like ngomba kwizirika yego so nicyo ngicyo akenshi abantu bapfa communication ariko buriya ntabwo ntekereza ko ku muntu uzi ko ari muri relationship iri on distance communication yagombye kuba nyine iri strong kuko urumva dejo umuntu ntimuri kumwe urumva niyo mutari kumwe rero egaye yuko nyine ninza nkakubura nawe ukaza ukambura tukaburana nyine kabona hora yisobanura urumva nagiye hanahabye byagenze bitya so ntekereza ko nyine ntabwo byaba ari fresh cyane winjiye muri career ya cinema n'uyu munsi hari akavideo kasohotse bati ubundi sheri niba nkunda ubundi iyo modoka ngiye wayimpaye nkagendamo ukagenda na moto kwabisha abantu bavuze ngo bakwisa ngo bagwaye rore y'akasamutwe akasamutwe ni iki akasamutwe ni nk'ikintu nyine cy'igitangaza kidashoboye nyine sinabyita gute kirara akasamutwe ni nk'ikintu kidashobotse ariko iriya rero bayikinnye neza na director yarabimbwiye kari sawa cyane ni career ugiye kujyamo nanone still biracyari mu bijyanye na social media uzabifatanya ute na TikTok nimba nta makuru ufite content zanjye nkora nta staniye na filime kuko ndazandika nkahita nzactinga mba nanditse content ngomba guseka ngomba kwirangiza nseka cyangwa nyine ngaseka aho nabyanditse so ahantu bitandukanye na movie nuko ari undi muntu uba wabyanditse yego njye acting is my passion narabyize ndi umwana ntabwo nari ndi umwana cyane niga mu wa 4 secondaire kugeza mu wa 6 twarabyigaga umudirector w'umunyakenya witwa Frank Kowi abantu benshi baramuzi yigishije n'abanyarwanda benshi yego so it's my passion like ni ibintu nkunda ugiye kumbwira abakinnyi byibura batanu uvuga uti wow abantu nifuza ko one day nzahura nabo kuri set abantu abashuti banjye benshi barabizi undi umutanzania witwa Elizabeth Michael uramuzi ndamuzi ndamukunda cyane abandi bo mu Rwanda reka dufate mu Rwanda okay nkunda Jeannette Bahavu ndamukunda cyane nkunda ijwi ryiwe mwari mwahura oya ntago murahura wapi Jane wagize gutyo ukakora surprise nkunda ijwi ryiwe cyane ndamukunda you know so undi muntu nkunda ni Nikuze ndamukunda iyo ajya ari gukina ari kubabara urabibona ko abaye nawe ukumva you know so undi muntu ni Sandra yego akina yitwa niwe akina nawe muri Stimade yego ndamuzi Sandra nawe nkunda ukuntu akina iyo ari gukina filime ibabaje cyane mpita mbibona ko azi gukina ararira like arabifilinga yego niyo ari no kwishima cyangwa kwa kundi umuntu akina ari mu rukundo utubona nyine ugira ngo aba bantu mu buzima busanzwe aramukunda so babaye bangahe 3 damn gaharabura abandi Nyambo Kanyambo ndagakunda
kameze nk'akamarayika iyo kari gukina ari filime akina ari impumyi yitwa ica kuri niza ya kilamani iyo yitwa ngo kiraburetse ntabwo ni kukunze bari abakina amafilime menshi si wapfa kumenya izina ryayo ariko ndayibuka buretse ntabwo ariko ndaza kuza kuyibuka nta wundi yego nyamba abonye ko afite bestos barakundana niko mbyumva ese wowe ushobora kugira nka besto mu tipe ku buryo ni mwa muri close njye nta besto nagira kubera iki besto nyine kubera iki utagira besto nkungu ntabwo nakubera best friend ntabwo byashoboka kubera iki nyine abahungu ntabwo mugira aba best friend sha turabazi nta nubwo na datinga umuhungu ufite ngo besto ese ni ibiki ntabwo namukudatinga nese rero ntakubera best friend mwiza wowe dore ukuntu neza ndeba njye na besto nshaka pe nyamara ushaka nakubera besto mwiza ariko nimba turi kudatinga you can be my best friend but if you were not dating ntabwo nakugira besto kubera ko njye mba numva besto bisaba a lot of energy ntabwo nabishobora nyine gute ndetse besto ukubera inshuti bisanzwe nyine ku buryo nta mbona ubwo njye numva ngo abiyi minsi barya n'akantu barakarya ako ntabwo mvuze nyambo na titi mvuze abandi kuki se bo batakarya utaneza abafana kuki se bo batakarya nabo bakarya ariko nta birenze ni uburenganzira bwabo si uburenganzira bwabo ariko njye ntabwo byakunda nyamara ushaka hareka ngakora best friend mwana ntabwo ushaka kumbera best friend ahubwo komantere zaje kuri kariya video zari zimeze zite ngo murajyanye ngo ako Keshia akunda abahungu barebare iyo narayibonye ngo umwe yaravuze witwa Pasi ngo turaba idols biwe hari umuntu wambwiye ngo ndi romodo yego siko yabivuze nanjye ndatungurwa ubwo suri romodo we sha I'm very humble to you nanjye Pasi thank you ako Pasi he's always appreciating my work niko ameze njyewe hari igihe umuntu ambwira ngo ndi romodo we ngo arankunda ni byiza reka mbwire nk'abantu bankunda mu itangazamakuru babwira iki kintu niba unkunda nk'umunyamakuru mwiza cyangwa se nk'umunyamakuru ukunda ni byiza ko unkunda ariko nawe try to be uriwe nyine ushaka kunyigiraho hari ibintu ushaka kunyigiraho ni byiza ariko nanone nawe create your own personality nyine mu buryo unkundiramo kuko ni nabyo saba cyane bira kwa ko ishusho werekana wowe nakazi yego buriya hari umuntu twahuye arambwira ngo nari nzi ko ngo uko uri kuri kamera n'uburyo no mu muhanda babitandukanye nabanje ntabwo ntandukanye ntabwo ubuzima bwanjye butandukanye n'ubwo mubona ubwo nyine umubona n'uwo nguwo bye biratandukanye wese shaho wowe yatandukanye nta muhanzi cyangwa se nta bantu bari muri entertainment baratangira kuba atari ku bundi waje muri video twakwishyura navuga amazina yabo ariko barahari none kutarazigaragara kandi nyine bako approaching akenshi dupfa ibiciro baba bari gutanga amagi yega abahanzi bacu kandi njyewe ntabwo nkora ibintu kugira ngo namamare nkora ibintu kugira ngo nimbona n'akazi bigira icyo bimarira yego kwa ko duhura n'ibintu byinshi kuri social media yego at least nimba n'umuntu akuboneye akazi aguhemba akantu gafatika cyane kandi uba ugiye gucuruza yego ni ikihe kintu abantu batazi kuri Keshia kandi wenyine n'urugero hari nk'ikintu abantu batakuziho wowe ushobora kuvuga ngo abantu ntabwo bazi ko ibintu bimeze bityo cyiza cyangwa kibi cyaba cyiza cyangwa se cyangwa kibi nuko ngira umutima woroshye to
umutima woroshye. Abantu benshi bakunda kubona mfite nka tatuwaje cyane ikora ari amavideo bakagira ngo like bakabifata nyine uko biboneye ariko ikintu cyose wambwira kirankomeretsa. Uri fragile nyine uri muri ba bantu bakomeretswa cyane n'amagambo. Kamagambo none ko bazakubombarda amagambo. Bane social anxiety ariko ngubu zambaca amazi. Ninde muntu wifuza kubona ariko wabona bati mba numva nshaka kubaza. Ninde? Tijara Kabendera. Inshuti yanjye wamubaza iki? She's my role model. Wow. Ibyo namubaza nyine ninjye wayimubaza. Aranyespiringa ukuntu avuga ni mama muri social media to w'abakobwa bose. Cyane. Numva ko ahaba a lot of questions namubaza. Nzabahuze? Nimba Mama Tike. Ubundi icyo kiganiro ntumva ukuntu cyaba kimeze. I love you. Tugomba n'umushiki wanjye cyane. Umushiki wanjye cyane. Ndamukunda cyane. Cyane. Yego. Wari wigiye na rimwe uhura nawe? Nubwo ariko ejo muri comedy namubonye yicaye imbere yanjye. Like I was nervous nubwo nabona n'imbaraga zo kumusubiza. Kubera ngira isoni. Ariko ntago ntabwo. Ese ko kugira isoni? Shimamba rutagira isoni. Nyine wowe ntago nzi. Mbona mwana nta soni bitewe na ziriya video ukora mbona. Ziriya video nyine ni akazi. Ariko njye ngira isoni. Akamamagaye Tijara numve niba nyitaba. Zamusubirize. Ntabwo nimero ishaka kuba itariho, ashaka kuba atari mu Rwanda. Arimo arayivugira. Nangiye kumubwira ati hari umuntu ugukunda ariko ntacyo ndabize ashaka kuza kumamagara. Tijara Kabendera ni umwe mu ba role model b'abantu benshi kubera ko nanjye buriye nubwo ari inshuti yanjye ariko ari mu ba role model banjye kubera ko ntangira itangazamakuru nayikoze ari mu bantu nyine nkunda. N'uyu munsi kandi arabizi ko mufata nka mama muri journalism kandi ni n'abantu benshi yaba banita pendo bandi. Genda mukunda cyane. Nibe ibintu nyine by'ingenzi umukundira. Kuko urumva n'umumama nta nubwo mungana ariko nyine kuba byo nyine ufata umwanya ukavuga ati uyu muntu ndamukunda kabisa. Ikintu cya mbere mukundira kera najyaga mwumva nkakeka ko ari nko kunywa primus bya biganiro yajyaga akora. Nuko yako she can be happy nta kintu yanyweye. So aramamagaye kanze mwitari. Mama Tike. Abe. Umeze ute mama wanjye? Ndashima Imana wowe. Nanjye meze neza cyane. Amen. Twaraburanye ariko. Ni imihanda tu. Ni imihanda kabisa. Imihanda yagize amakorosi menshi. Yego. Narindi mu kiganiro ndi kumwe n'umukobwa witwa Keshia Ivete. Keshia? Yego, akunze gukoresha TikTok cyane. Arambwira ati Tijara ni role model wanjye ndamukunda ndifuza kumusuhuza. Ndabani nanjye reka muguhamagarira ni mama wanjye umusuhuze mu kiganiro. Ntabwo baziranye. Allo. Muraho neza. Nitwa Keshia. Ndagukunda. Mwakoze cyane. Mu bindi yifuje ko byibura ngo mwazahura namubwiye ko tuzashaka ukuntu tuzapanga ikiganiro muri kumwe byibura izo feelings akazi. Uti muzahatwika nta kibazo. Na kabisa. Courage. Merci ndagukunda urabizi. Nanjye cyane nuko tubonanye. Merci beaucoup. Okay, umugore wa mwiza. Nawe. Yitwa TK cyangwa se Tijara Kabendera ni umwe mu bamama abantu benshi bakunda ntago ajya yiberanye. Iyo kubwiye ikintu aba ari yamenya kugiye kumamagara nabyo nari kukubwira. Down. Tijara ni umumama mwiza cyane abantu benshi bafata nka role model bitewe n'uburyo nyine agira n'inama abakobwa. Shangiye no muri role model wanjye kabisa. Yego, so ntekereza ko rero ikiganiro cya kabiri tuzagikora turi kumwe na Tijara.
inshallah. Kabisa. Harya uri umusilamu nawe? Nuko nabanye nabo cyane. Wabanye nabo. Buriya uzi n'icyarabu? Gikeya. Wansurira abantu bari Dubai na za Oman mu cyarabu. Mu cyarabu basuza the same assalamu alaikum. Ni nundi ni noza. Ni assalamu alaikum. Okay. Nzajyayo nanjye ngiye gutembera. Ni heza. Yego. Ako arashyuha cyane. Reka tugane ku musozo ariko nanone projet uri kugaragaramo muri filime n'ubundi ni projet izasohoka mu minsi ya vuba yitwa Hidden Scars. Cyangwa se ibikomere bihishe. Yego nitwamo Nicole. Aba ndakasa mutwe. Abakura boyfriend ibyinyo. Mfite bosi. Mfite na boyfriend. Ariko ukunda bosi. Nta bintu byinshi ndi buyivugeho muzategereza isohoke. Yego izasohoka vuba nekereza ko bagomba kwitegereza. Reka ngane ku musozo ariko nanone hari message ugomba kugenera abantu bagukunda kuri TikTok. Ariko by'umwihariko n'abantu bari negative mu buzima bwa buri munsi. Yego. Njyewe ikintu nabonye kuri nosi nuko abantu babi bazahoraho n'abantu beza. Yego. Ariko abantu bankunda ni ahantu nzajya ndahari. Abantu banyanga muzakomeza isharira ibice nta kazi kanyu ndacyakora. Imana inize umwuka nkora. Period. Yego. Reka mbashimire cyane Keshia tuzajya tubana nzajya muzana kenshi kugira ngo dukore ibiganiro. Ufite YouTube channel yawe? Yego mfite YouTube channel yanjye. Ni nshyashya. Watangiye gushyiraho content? Zimaze kuba enye. Yego. Hama bambabarire bakuri subscribe. Uri buyishyire ndayipininga hasi. Yego. Yitwa gute? Ivete Keshia. Ivete Keshia. Social media zanjye zose ni Ivete Keshia. Yego. Okay, reka gushimire cyane wakoze rero kuba twajyanye ikiganiro. Ndageza ko tuzajya dukomeza no tujyana n'ibindi biganiro byinshi. Aba TikTokers mwese aho muri ushaka ko dukora interview, welcome. Ni muze nyewe nabwiye abantu mbabwira ko iyi platform ni yanjye ariko ni yanyu. Umuntu wese ufite icyo abwira umunyarwanda utari butuka umuntu utari bugirete uri welcome. Ufite story ushaka gusangiza abantu either yakubayeho cyangwa se ushaka nyine kurivilinga nyine mu bantu, it's okay. Waza nta kibazo, feel free. Ngenda hari ubundi mbashimire cyane abantu mwese muri hirya no hino mwakoze subscribe. Nyagasana bishimire kandi ndabakunda cyane. Murabizi ko ngewe umuntu rwose unkunda ndamukunda, aho uri hose niba unkunda nanjye ndagukunda kandi Nyagasana kwishimire. Waba uri mu Rwanda buri hanze y'u Rwanda, niba utarakora subscribe uhita uyikora. God bless you, call me no hate. Blessings.